mbahaye ikaze mu kiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko wa Murisanga ku ijwi ry'Amerika, ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho nanjye Venuste Nshimiyimana, nongeye kubasuhuza. Mu kiganiro cy'uyu munsi turaha ibisubizo bishimishije bamwe muri mwe mwaje hano ku ijwi ry'Amerika mwifuza kumenya aho abanyu baherereye. Turakira bamwe muri mwe mumaze imyaka irenga 25 mutarashobora kuvuga ibyababayeho, bikabasiga mwigunze muhagaze nk'igiti kitagira amashami kandi mwarabyaye. Kubumva ni ukubaruhura. Iyo tubaboneye abanyu tubafasha kongera kwishima. Murumva inkuru y'umwana umenye papa we nyuma y'imyaka 30, hari numaze 43 atarashobora kumenya ko uwo yabwiwe ko ari papa we ari we koko. Muri kino kiganiro kandi ndashaka undi mubyeyi umupapa waburaniye n'umwana we Igoma, bahageze bavuye ku Gisenyi. Ikiganiro Agasaro Kaburaga ni ihuriro ry'ineza ku ijwi ry'Amerika. Agasaro Kaburaga kabonetse. Mu kiganiro cyo ku cyumweru gishize mwumvise umutegarugori umupfasoni w'umurundikazi Felicite Ntirampeba waje hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga dusaba kumufasha gushaka umugabo babyaranye umwana w'umuhungu baherukaniraga mu gihugu cy'Ububiligi, dore hashize imyaka 30. Yatubwiye ko yitwa Dr Jean Bosco Kaberuka. C'était un médecin ariko aragira santé publique, yarasanzwe ari médecin généraliste avuye mu Rwanda. Hanyuma kubera yamenye kubera kuko yaraza gutanga kuru kwa babikira batumva igifaransa muri communauté narinuyemo. Nuko yamenye. Ubwo turimo tuvuga ibintu tubyatura, izina ryawe rirazwi, cyo wakoraga kirazwi, uwo muntu mwabyaranye yitwa nde? Yitwa Kaberuka, Dr Kaberuka Jean Bosco. Akaba atuye hehe magingo aya? Ubu ntavyo nzi, narashakije kuri Facebook ndashakisha ndabura. Ari mu Rwanda mugabo uko biba kose ari mu Rwanda. Urumva ko haciye imyaka myinshi. Yatubwiraga ko kuva babyarana batongiye kubonana, ko atazi aho abarizwa. Dr Jean Bosco Kaberuka twaramushatse turamubona, tumusanga i Kigali aho akorera. Allô? Oui, Dr Kaberuka. Mwaramutse amakuru yanyu. Muraboneza. Nari mbahamagaye, nitwa Venuste Nshimiyimana. Ndi umunyamakuru ku ijwi ry'Amerika. Hari umuntu w'inshuti yanyu wambwiye nzabasuhuze. Hari umudamu witwa Felicite Ntirampeba yarambwiye nzabasuhuze. Felicite Ntirampeba? Yego. Muramwibuka? Oya, ntabwo mwibuka. Yahoze yiga Anverse mu Bubiligi. Igihe namwe mwari muhari mukora santé publique. Wo yakoraga médecine tropicale n'umurundikazi. Ntabwo muzi. Komeza mubwire. Ntabwo mwibuka yari umubikira? Mwajyaga mujya kubigisha Anverse mubigisha igifaransa. Bigisha igifaransa? Nje ko nigaga se. Ye narigaga tawo nigisha. Mu cyena rya Anverse namaze amezi 3. Yego. Nicyo gihe rwose yambwiye ko mwahuriye Anverse. Yambwiye ko mwahuriye Anverse, hanyuma arambwira tuzamusuhuze cyane. Ati rwose byanshimisha nshoboye kumuvugisha. Ubwo nyine namubonye ariko hashize igihe kirekire. Narigaga namaze santé publique. Sesa niko yambwiye nawe? Yego. Yarambwiye ati rwose yarahari yiga santé publique, ati nanjye nari ndimo niga ibintu bya médecine tropicale. Yaravuye i Rome icyo gihe.
ntabwo mbizi neza ko ntabwo mvugana nawe cyane ko nyiri ngo naramubonye kuko mfite cyane cyane ko ntabwo twiganye narigaga. hanyuma se mwaba mwifuza kumuvugisha nshoboye kubashyiraho contact mwakwemera kumuvugisha? Beruka kera cyane nawe ngimuka neza nta contact ziri twagiranye. Ndabona umubikira ari abantu benshi aho ngaho. Yego. Ariko nta contact twagiranye sinzi niba ari ngombwa. None se hari ikintu yambwiye hari ikintu yambwiye yaje hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga ampa ubutumwa yifuza ko nabukugezaho. Arambwira ati umugabo n'umuvugano uzamumbwirire yuko yambereye imfura, ati twarakundanye ndi umubikira atari kubikira mbuvamo kubera ko twakundanye. Gukundana no shoka nabonye da passage ndaho ngaho anverse agukundana nta mwanya ari mfite nabaze ameze angahe atatu kandi aho twiganaga shoka nabonye umubikira c'est possible no gukundana no. Hanyuma rero arambwira ati rwose muramutse muvuganye ati wamubwira yuko icyo gihe gito yatwamaranye ati cyatuviriyemo ishami nashibutse, ati dufitanye umwana w'umuhungu witwa Jean Sebastien ufite imyaka 30. Ati uwo mwana arashaka kumumenya, uwo mwana ari mu Bubiligi, ni umusore, ati wamumbwirira ko rwose ari umwana ushaka kumubona, ati nanjye narabyaye mfite abana 5 mfite n'abandi ndera, atari ku mwana we arashaka kumubona. Uwo mwana w'umuhungu rero yitwa Jean Sebastien, mfite amafoto ye na yaguhuka mureba, ni umusore mwiza ushaka kukubona. Kumbona gindi Kigali. Ndabizi kuri Kigali yahagusanga akaza kugusura akaza kukuramutsa. Ibyo nta kibazo namureba ko ntabwo muzi. Ayo mizi kandi nabo umudamu ashobora yayikibuka. Yaza akamureba. Yaza akagusuhuza. Nta kibazo. Nkamureba kwa kuko ntabwo muzi. Nawe ntabwo akuzi, urumva nyine mwaba mubonanye bwa mbere. Nabaze amezi 3 gusa. Mpita ngaruka ku kazi. Yego. Birumvikana ko nta gihe kinini mwamaranye. Nawe yavuze yuko yahise asubira mu Burundi kugira ngo ashobore kubyara hanyuma agaruke mu Bubiligi kugira ngo umwana ashobore gusigarayo no kurerwa. Hanyuma yaje gutaha mu Burundi nyuma, ariko yaje komeje kuvugana n'umwana, barabonana ariko umwana urumva amaze gukura ikintu amubaza cyane, aramubaza ati papa wanjye ari he, papa wanjye ninde? Hanyuma rero ndamubwira nti rwose nzagufasha, nzagushakira uwo Dr. Kaberuka, nzamubona, nimubona nzamubwira ko afite umwana mwiza w'umuhungu, hanyuma mubaze ukuntu bazabonana byamushimisha. Ndi Kigali. Yego. None iyi nimero yawe nzayihe uwo mwana w'umuhungu wawe azaguhamagare muganire rero. Kugana tutanaborebana rero kipage ntago nzamubwira azaze i Kigali, hanyuma tuzakora uko dushoboye, tuzamufasha kugira ngo akugereho, hanyuma muganire mubonane. Nibyo byoroshye kandi nyabyo nibyo ngibyo. Kuvuga n'umuntu mutaziranye nabwo sinzi byaje icyo bitanga, ariko aje akandeba akashakisha ubwo twavugana. Yego, tuzamurangiraho muri hanyuma muganire. Ubu se kuba umenye ko ufite umwana w'umuhungu w'imyaka 30 urumva umeze ute? Ntacyo bivuzeho. Yego. Kandi mbabwiye ko nabaze iyo minsi mikiya gusa. Ubwo nzabijera nimubona nzabitekerezaho. Ko ntabwo muzi. Yego. Nyina umubyara wese mwiteguye kuba mwamuvugisha? Ntabwo ari ngombwa, ni kera cyane ubucuti twagiranye. Bwari ubucuti bwihuta birumvikana. Ntabwo twiganaga deja. Niba yarigaga sinzi ibyo yigaga, ariko ndamwibuka bagoma gutya. Yego. Ndumva ari byiza ubwo
muvuze yuko mwifuza kubona Jean Sebastien, nawe ubyifuza cyane, n'umudamu ntabwo yifuza cyane kukubona, avuga yuko uri umuntu mwiza ko akwibuka neza, ariko ko icyo yifuza ari uko umwana yamenya se, ibindi ndumva atari ngombwa. Icyangombwa ni uko uzabona umuhungu wawe. Yego nyine tuzabijara nene tubibona. Yego. Kurangi mfite umuryango, mfite abana bangahe? 5. Ni byiza cyane. Arakuze, ameze neza, ni umugabo. Icyo ashaka gusa ni cya kintu cya complement psychologique, ni ikintu cyo kongera ku umuntu yari afite kugira ngo yuzure, yumve ko afite se, nawe ajya mu bandi avuga ati mfite papa, ndamuzi, ndaramubonye, kandi kukugeraho umubyeyi nizo bizamutera ishema. Ubwo tuzareba none se nabo ntabapfa no kumwakira gutya. Cyane ntabwo muzi ditu. Ibyo byose hari uburyo bukoreshwa kugira ngo umuntu amenye koko nimba umwana ari uwe cyangwa atari uwe. Uri umuganga urabizi kundusha, hari biriya bya DNA bikoreshwa kugira ngo wemeze koko ko umwana ari uwawe, icyo gihe nta wamugutsindira. Kuko mubona nka murabukwa. Azaza rwose, ndabikwijeje. Yagushakaga, nimubwira ko witeguye kumwakira biramushimisha. Ibizamini byose bimaze gukorwa. Inoze wamufashe ndi utazi. Hagomba gukorwa ibizamini. Nibyo byonyine bishobora kwerekana ko umuntu wa mugani afitanye isano na kanaka. Ikibise ko mubizi namwe se? Yego. Tuzabikora kugira ngo bigende mu buryo azaza gusuhuze, hanyuma nyuma yaho dusanzwe tubikora, n'ibintu tumenyereye hano ku Ijwi ry'Amerika. Turabikorera abana benshi bashaka ababyeyi, n'ikigara aho ngaho hari ikigo kibikora. Ni ibintu byakorwa mu gihe gitoya bikagerwaho bikamenyekana, hanyuma umwana akamenya se n'umubyeyi akamenya umwana. Byaba ari ikintu cyiza cyane. Yego. Dr. Kaberuka, ndagushimiye cyane kuri kano kanya umpaye. Ni hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga, ndizera ko muzajya mucyumva nimubona akanya ku cyumweru, kiba ari 10:00 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muzajye mucyumva, n'ikiganiro gihuza abantu, kirimo imitima, gitera ineza. Yenda bashimiye nanjye. Umunsi mwiza. Namwe. Agasaro Kaburaga. Dr. Jean Bosco Kaberuka akimara kumbwira ko yiteguye kwakira umwana, yitwa Jean Sebastien, afite imyaka 30, atuye mu Bubiligi. Naramuhamagaye turaganira, atangira ambwira icyatumye ashaka papa we. Parce que c'est quelque chose en fait dans le développement de chaque être humain. Kubera ko ari ngombwa mu mikurire ya buri kiremwa muntu kumenya inkomoko yawe n'aho uturuka, ni ibintu bya ngombwa rwose kugira ngo umwana akure neza. La vie du développement de chaque être humain et c'est pour ça que iyo mpamvu nari nasabye ko wamenya wese amakuru ya papa yamfasha kuyamenya. Quand avait des nouvelles, ça m'aurait plu de savoir ce qu'il en était. Ubu se kumaze kumenya ko ufite umubyeyi uri hariya mu Rwanda, urumva umeze ute? C'est quelque chose, c'est une bonne nouvelle. Pour moi, je prends ça comme vraiment une super belle nouvelle. Ni inkuru ishimishije cyane, nayakiriye nk'inkuru ishamaje. Ubu ariko sinzi uko nakubwira, nkeneye gufata igihe cyo kubitekerezaho kugira ngo menye uko nzabyifatamo. Niko mbibona. Je me positionne par rapport à tout ça. Je pense que c'est clair et certain. Papa wawe yavuze ko yiteguye guhura nawe igihe uzabishakira. Mbese witeguye gufata urugendo ukajya mu Rwanda guhura na papa wawe? C'est quelque chose que j'envisage, bien sûr, c'est quelque chose. Ni ikintu niteguye, nifuza gukora, uretse ko nanone ntekereza ko nawe ashobora gutekerezaho akaba yazamvera kundeba niba bishaka, kubera ko nibwira ko ari ikintu kigomba kuva ku mpande zombi. S'il en a envie, parce que je pense que c'est quelque chose qui doit venir des deux parties aussi. Jean Sebastien, nkwifurije amahirwe. C'est gentil. Ndabashimiye, mwakoze akazi gakomeye. C'est vraiment super. Mama wa Jean Sebastien bavugana kenshi nk'umubyeyi, ariko akaba amaze imyaka 30 ataravugana n'uwo bamubyaranye. Yamenye ko namubonye, abyakirana ibyishimo. Ndanezerewe cyane, n'ukuri ndanezerewe by'umwihariko, ndanezerewe yuko yashoboye kuboneka, kuko cyari cyifuzo nari mfise igihe kirekire ndavyifuza cyane, kandi ubu rero ndabikengurutse, namwe ndabakengurukiye cyane.
wumvise mu kiganiro aho Dr Jean Bosco Kaberuka avuga ko yiteguye kwakira umwana akamubona, wumvise ko na Jean Sebastien nawe avuga ko yiteguye kujya i Kigali kureba uwo yita papa we, mbese uzamuherekeza? Yego nzomuherekeza, ndavyifuza cyane, nzomuherekeza kugira ngo nshobore no kumuremesha. Nagiwe nshobora hashira imyaka 30 yose nshobore kumubona, ndanamukengurukire cyane ko yemeye kubona n'umwana we, kwakira umwana wiwe. Hari akantu yavuze agira ati ni byiza yuko twazakorana biriya byo gupima amasano y'umuntu n'undi kugira ngo kuko bigaragare niba umwana ari uwanjye cyangwa atari we, ati niko bigenda. Icyo cyifuzo wowe urumva kiboneye gikwiye? Ndagishyigikiye kandi ni byiza gutyo, ntihabe n'amakenga na make impande zose. Ni byiza kw'iyo egizame ibaho gutyo, umwana na se bishimane mbese. Madame Félicité Ntirampeba, ndagushimiye cyane kuba warizeye Ijwi ry'Amerika ikiganiro Agasaro Kaburaga. Ndizera ko ikibazo wari umaranye imyaka myinshi ubu ngubu cyabonye igisubizo. N'imyaka 30. Imyaka 30 nagumye ndabisengera, ndasenga, ndizera, none ibisho byanje Imana yaravyumvise, irabacako umuvyeyi arashoboye kuboneka. Murakoze cyane rero, ngaho mugire umunsi mwiza kandi mukomeze mu urerera Imana. Ubwo duherukana bambwiraga yuko ufite abana ugenda utoragura aho ba nyina babataye ukabarera, hari uheruka gutora muri iyi minsi? Yego, muri iyi minsi araciye hafi naratoye umwana w'umwaka n'amezi 6. Nibyo? Mwiza cyane, umwana w'umuhungu mwiza cyane. Yitwa nde? Abavyeyi byarabagoye, yitwa Irumva King Shalom. Imana imukomeze kandi nawe ukomeze uyirerere, urerera n'Uburundi. Yego, murakoze cyane, namwe mukomeze guhezagirwa cyane, kandi ndabashimiye no kuri bimwe by'imvamutima. Urakoze cyane. Yego, murakoze namwe. Shaka agasaro kawe uzakabona, maze rero shaka agasaro kawe uzakabona, wicika intege. Shaka agasaro kawe uzakabona, shaka agasaro kawe uzakabona. Nabibabwiraga mu iriburiro ry'ikiganiro, umugabo w'imyaka 43 yarampamagaye ati nkeneye uwo nita papa, nabo nabyaye bakamenya ko bafite inkomoko, bakamenya sekuru. Yitwa Iyakaremye Dieudonné, ari mu karere ka Gasabo, umurenge wa Remera, akagari ka Nyabutarama, umudugudu wa Kibiraro ya mbere. Ubundi navutse muri 28. Hanyuma ikibazo cyabayeho, mama wanjye afite umuntu umutenda bakoranaga ahantu, noneho aramwihakana. Nyuma yaho rero haza kuza undi mugabo, biba ngombwa ko babana na mama wanjye, we aranyakira. Ariko no maze gukura, mama arambwira ati ngiye nimara kwiga amashuri yawe ntacyo nshaka kuzakubwira. Ndangije wa 6 primaire, ajya kumunyeka. Yakoraga mu mujyi, niwe wari uhagarariye Music Fabric, yitwa Uwimana Jean, yakoraga muri Music Fabric, niwe wari uhagarariye. Ariko uko yakoraga buri munsi ukabona ntashaka kubakura, nanjye mwe nabaga mu Rwandiko. Ndabyuka mbere y'intambara mu 1993 nagiye nk'inshuro 2, akasubiza urundi rwandiko rurimo amafaranga 100 ngerekeye mu wanjye nkataha. Bahureka ajya ntayimbonye. Ariko nyuma y'intambara irangiye, sinzi ko umuntu yambwiye ati hano ku Muhima hari ahantu Uwimana Jean akora, ariko ntabwo umuntu yarazi ibyanjye nawe. Tubagira amategeko yo kujya kumureba. Njyawe ndamureba, ndamusohoza, akabicana turaganira. Ndabaza se ko mfite umubyeyi witwa mama yitwa Tabu Beatrice, ko yambwiye ko ari papa, birashoboka? Aragihakana ati ntabwo ndi papa wawe. Ndabaza ko yambwiye ko mwakoranaga ahantu karimo mutenda, ashobora navuyemo ngewe mwamfasha mukambwira niba muri ababyeyi banjye, kuko nta ngiye mfite birambangamira. Abo muzajya mubaze neza, ashobora kuba yaribeshye. Rero icyo nshaka kumenya umunsi, wenda yenge kunyumva, ashobora kuba adafite umutima w'umuntu, akanyemera, akamenya ko byibuze ari data, akamenya ngo amaraso yanjye arahangaha, akamenya niba hariho n'umuntu wanjye cyangwa hari bakuru banjye, niba hari bashiki banjye bandi bahari nk'abasuza. Nta n'ikintu nkeneye pe, ni ukumva hari ahandi hari mfite
isoko cyangwa mfite aho mvuka kuko kugeza ubu ngubu ndi mu gihirahiro nta kintu nzi. mbanze nshimire mama wawe wagize ubutwari bwo kukubwirira igihe yuko ufite papa wawe kandi akakujyana akamukwereka ukamumenya ukiri muto ukirangiza wa gatandatu wa primaire iyo wajyaga kureba so uwo wita so iyo wamurebaga mu maso wabonaga afite ubwuzu bw'umubyeyi ubonye umwana we cyangwa mbere y'intambara sinigeze mubona amaso ku maso habe namba urumva yari afite reception nyuma ya reception yabaga yicaye mu nzu y'ibirahure winjaga aramunaga n'abakobwa bo bakora kuri reception bakaba bamushyira ubutumwa we ntabwo yigeze atuma ninjira ngo musuhuze. niyo wareberaga muri ibyo birahure ntabwo wabonaga mu ijisho risa naho rireba n'ubwuzu uwo mwana? byari fime sinigeze mubona. cyakora ndahantu nigeze kubona hari igihe afite imodoka ya Peugeot ndibaza ari 305 yari yashyiriyeho cya gishushanyo cya Music Fabric urumva nabwo namubonaga amahushuka ntabwo navuga ngo namubonye ikintu. none se ko umaze gukura urambwira uti naragiye nicana nawe ndamusuhuza ariko ntiyigera yemera ko ari we papa wanjye. kuba ushaka umubyeyi ukabona atagushaka birumvikana ko bikubabaza ariko ubona ari iki atinyara? hari ibintu ushaka kumwaka? ni ukuri kw'Imana ntacyo ku myaka mfite 44 yanjye yibeshejeho ni ukugira ngo menye aho nkomoka nkamenya ko hari n'abandi bantu bari inyuma yanjye abasuhuza bakamenya nanjye nkamenya nta n'ikintu nkeneye rwose nta mitungo nkeneye habe namba yuzuye umuntu akumva ko afite originalite iri ahangaha kuko biravunanye kubyakira. ubundi n'icyamuhe motivation kuko yo kwandikira yego abana barabyumvishijeho sinzi ukuntu babyumvishijeho amashuka noneho baranyicaza baramaze ko se papa kuki utigeze tubwira ko uriya atari papa wawe ngo twereke papa wawe kuri ngo tumumenye. ibyo byankoze ku mutima numvagiza agahinda natekereza ko nanjye ubwanjye ntashidikanya ntazi niba ari cyangwa atari uko yanyihakanye nanjye nduhuke n'abana babwira ati rero none nguriya sogokuru wanjye kandi kuri Imana izajya ikomeza iguha umugisha njye ntabwo mbona uko ubu ngubu numva nasheshe n'urumeza kubera ukuntu sinzi wajya amahanda namubonye ahari. nongere ngushimire wowe Iyakaremye Dieudonné kuba warihanganye maze igihe kirekire utegereje none tukaba tuvuganye. murakoze cyane rwose ahubwo mwebwe Imana ibafashe ibaho umugisha utagabanyije. urakoze cyane. Agasaro kaburaga. mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ikiganiro Agasaro kaburaga. hashize imyaka 26 umubyeyi atandukanye n'umugabo bashakanye agenda ari kumwe n'umwana we w'umuhungu w'imyaka 3 n'igice yamusiganye n'abana 2 b'abakobwa hasigaye umwe. bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu cyahoze cyitwa Zaire. ni mu kwezi kwa 11 umwaka w'1996 i Masisi niho inkuru ya Aisha Muhongerwa itangirira. ashaka be inkuru yari amaze imyaka 25 abitse mu mutima. ari mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Nyarugenge, akagari ka Biryogo, umudugudu wa Biryogo. ndifuza ko mwamfasha gushakisha Hakizimana Eliyazari na Hakizimana Jideo. abo bantu bawe ushakisha ni bantu ki? ni bande? muhuriye kuki? Hakizimana Eliyazari yari umugabo wanjye, Hakizimana Jideo ni umwana wanjye. mwatandukaniye hehe? byagenze gute? twatandukaniye Masisi. ubwo hari mu buhe mwaka? hari muri 1996 mu kwa 11 ku itariki 15. niba wibuka neza mutandukana byagenze gute? mwari kumwe baragucika baragenda usigara aha? twibutse ko byagenze kugira ngo niba bakumva bibuke ko ari wowe ubashakisha. twari kumwe icyo gihe barandasa ndagwa bo barakomeza. hanyuma wavuye i Masisi ugana he? waganye iburasirazuba cyangwa wagiye iburengerazuba? navuye i Masisi nkomeza za Warikare ngera ahitwa za Shabunda ndaharenga ngera za Mandaka tuburana gutya. hanyuma kuri urwo rugendo rwose kuva Masisi, Warikare, Shabunda, Bandaka ntaho wigeze umenya akanunu k'umuhungu wawe Hakizimana Jideo ndetse n'umugabo wawe
Hakizimana Eliezer ntawugize akubwira ko yabarabutswe bagenda? keretse abantu bambwiye ngo babasize inyuma, mbabajije barambwira ngo sinahagera, nkomeza ngiye kugenda. Ukomeza kugenda, wagarukiye hehe ugereranyije aho wibuka wahagarariye bwa nyuma ukavuga uti simparenga hehe? Nageze kuri Kongo Nile ndahagarara, nari maze kuruha. Wari umaze kuruha. Ubwo se icyo gihe hari undi mwana mwari kumwe ko Gedeon yari yajyanye na se? Hari undi mwana mwari kumwe wowe? Nari kumwe n'abana babiri b'abakobwa, umwe njya kugaruka yapfiriyeho tugeze aho ngaho kuri Kongo Nile. Komera. Uwitwaga Umwari Faisa, hanyuma asigarana na Hakizimana Joseline. Joseline se we waramutahanye? Ashwi nawe baje kuturasaho turatandukana, njyenyine. Muratandukana, usiga Joseline inyuma, usiga na Nyakwigendera inyuma, usiga Eliezer, usiga na Gedeon, umugabo wawe n'umuhungu wawe, urataha mu Rwanda. Ubu se nta gakuru ka Joseline ufite? Joseline hashize umwaka n'amezi 9 baramuzaniye. Baramukuzaniye ubu muri kumwe? Turi kumwe. Muri iyi myaka yose ishize wigeze wongera kureba uko watabaza, uko washakisha, uko wamenya amakuru ya Hakizimana Gedeon na Hakizimana Eliezer umugabo wawe? Hari igihe umukobwa wanjye yigeze kuguha itangazo rizaca. Icyo gihe Gedeon yari afite imyaka ingahe? Yari afite imyaka 3 n'amezi 6. Mu Rwanda mwari mutuye kugira ngo dufashe abatwumva kuba bavuga bati uyu muntu twaramubonye tugeze aha n'aha turamwibuka ari aha n'aha? Mu Rwanda twari dutuye i Kabuga muri komine Rubungo. Niba umugabo wawe akumva, birumvikana ko hari amakuru mufite ushaka kumuha, hari uko umaze imyaka 26 mutandukanye utazi amakuru ye. Niba kumva muri kano kanya Madame Aisha Muhongerwa, n'iki wumva ushaka kumubwira? Aramutse anyumva namubwira ko papa we yapfuye na mama we agapfa, n'umugabo wa mushiki we akaba yarapfuye, nanjye mama wanjye akaba yarapfuye, na papa wanjye akaba yarapfuye. Komera, ihangane. Mu Rwanda nkaba ndi kumwe na Hakizimana Joseline, ari umumama umaze kubyara kabiri n'abana babiri. Komera. Ni byiza ubwo ushoboye kubivuga, burya ikigora cyane no kugira ibintu bikuri ku mutima, ntubashe kubivuga, ntugire ubibwira, ugahora wumva hari ikintu kikuremereye. Burya ushoboye gusangira n'abandi umubabaro wawe ukabona abawugutwaza, biraruhura. Ndagukomeza kandi ngushimira ubwo butwari wagize bwo kugira ngo utubwire iyo nzira ndende wanyuzemo. Aisha Muhongerwa, ndagushimye cyane, ndagukomeje kandi nkwifurije kugira amahoro. Yego, Uwiteka akomeze kuguha umugisha rwose, nta kuba utagize. Azaguhendere muri iyi si kandi azaguhendere no mu ijuru. Urakoze cyane. Urakoze nawe. Agasaro kaburaga kabonetse. Mu kiganiro cyo mu cyumweru gishize mwumvise umugabo Jean-Marie Vianney Mundanikure ashakisha umwana yarokoye yamuvanye mu mirambo mu Muhima wa Kigali. Mu batarashoboye kumva iyo mpuruza y'ineza, mbashyiriyeho agace k'iryo tangazo. Namukuye mu mirambo ari kumwe na Nsengiyumva Olivier n'umukobwa wari waturutse mu Kacyiru y'abahungiye hariya ku Muhima witwa Josiane, ariko we musaza we ngo yamujyanye hari niba atari Burayi mu Bufaransa niba atari mu Bubiligi. Nabavanye mu mirambo famille bamaze kwicara ku Muhima munsi yo kuri Minisura niho bari. Hanyuma se umaze kubavana muri iyo mirambo wakoze iki? Ninde wagufashije kubamara impumu? Yambereye ibintu bikomeye ko nabaze kubarokora, bavanye muri iyo mirambo ababyeyi bose bamaze kubisha, n'abandi bavandimwe babo bari bihishanye nabo bagera kuri 7 bari bamaze gupfa. Nagerageje ibyo ari byo byose. Hari Nyirasenge ufitanye isano na se wakoraga kuri izamu ryo kuri CHK hariya mu mujyi. Hari umumama twari duturanye wundi witwaga Mama Bubu wigeze gukora kwa muganga, ariko yari ari mu kiruhuko kuko yari yarakoze impanuka.
aramfasha ampa ibipfuko abana ndabapfuka maze kubapfuka wose ndumva nshakisha cyane we bari bamutemye ku ijosi bamutemye n'utundi dutoki tubiri turimo turegarega twenda kugwa hasi ubwo urumva byabaye ubuhamya bukomeye kuko nagiye nca ku mabariyeri yari ari mu nzira mu mihanda yose mbageza se hashika bashyikiriza abo nyirasenge wa se arambwira ati Imana ishimwe ati ubu bararokotse aba ntacyo bakibaye ubwo naratasengeze mu rugo nanjye kumwema nsubiyeyo wari konseye wari uhari icyo gihe akoresha inama bamenya ko abo bana nabarokoye nabavanye muri iyo mirambo baravuga ngo nanjye ngo banyice kandi banyicane n'abo bana ubwo ntera ubwo nibwo nahise ntunga nanjye ngenda ubwo bwarakeye se wabo witwa Louis Kamanzi Rugigana utuye muri Canada nyoherereza ubutumwa bugufi bwanditse agira ati numvise itangazo ry'uwitwa Jean Marie Vianney Mundanikure wifuza kumenya amakuru ya Aime Kamanzi Nsengiyumva uba muri Canada ati ni umwana wanjye kuko ndi se wabo naramureze ubu ni umugabo w'umupapa w'abana batatu ati turashimira Imana yampaye nimero ye kugira ngo muhamagare tuvugane yampaye amakuru y'umwana we yambwira ko koko bagiye mu Rwanda kandi bagashaka kubonana na Jean Marie Vianney Mundanikure ariko bakamubura ati mpa nimero ye nzamwihamagarira tuganire narabikoze Louis Kamanzi Rugigana yagombaga kuba ari mu kiganiro cy'uyu munsi ariko ntibyashobotse kubera impamvu zitamuturutseho iyi nkuru nziza wagombaga kwibwirwa bwa mbere ni Jean Marie Vianney Mundanikure naramuhamagaye kugira ngo nyimubwire Jean Marie Vianney Mundanikure yego ni Venusi ni Venusi Nshimiyimana hano ku ijwi rya Amerika amakuru mu Rwanda amakuru yari meza turaho turi kubona akavura tutangiye gutangira guhinga turafi kwitegura guhinga sezo ya kabiri y'ihinga ni byiza cyane nari nguhamagaye nari ngufitiye inkuru nziza mu kiganiro agasaro kaburaga ubushize wari wajemo wifuza kubona umwana wagaruye ku buzima bw'iyishi muri 1994 Aime Nsengiyumva wifuza kumenya amakuru ye nagira ngo nkubwire yuko Nsengiyumva ariho ameze neza ari muri Canada uko abikekaga umuryango we wambwiye ko ameze neza se wamureje yambwiye ati ariho ameze neza ubwire Jean Marie Vianney Mundanikure nzihamagarira ati umubwire ko uwo mwana ameze neza yabaye umugabo ati araho arakomeye ngubwo ubutuma nari ngufitiye we Imana ishimwe cyane mwarakoze rwose Imana ibaha umugisha yo ni igitangaza hari ni nko kuzuka kongera kuzuka ubwa kabiri kongera kumva umuvandimwe ariyo nk'uko nahoraga mbivuga ndishimye cyane ubu ndanezerewe koko ijwi rya Amerika muri mudatengwa ahantu hose murahagerayo ni ibyishimo ndishimye cyane pe umutima wanjye uratuje cyane ni byiza cyane ikindi se wamureze yambwiye nuko nk'uko abivugaga baje mu Rwanda ndetse baranagushaka bagira ngo bagusuhuze umwana agusuhuze ndetse n'umubyeyi we agushimira igikorwa wakoze ariko bambwiye ko batashoboye kukubona ibyo nabyo bazabona akanya ko kubikwibwirira inkuru nari ngufitiye ndumva nayihagarikiraho hari ibindi byinshi muzaganira ubwo rero umenye yuko batakwibagiwe ineza yawe barayibuka Venusi rwose ni igitangaza ukoze Imana izabiguhembere ntabwo tuzi niba bari abatanga ngo kuri Nobel dorape bashingira kuki nawe urayikwiye rwose kuko umaze guhuza abo twiringiraga ko twaburanye twabuze ubuzima kongera ukatugarura mu buzima ukora igikorwa cy'indashyikirwa n'ijwi rya Amerika n'abakozi bose mukorana badufashije kugera ku bo twabuze ni byiza cyane rwose uko witwa Nshimiyimana ndagushimiye cyane mbikuye ku mutima nshimiye inkuru mpaye nziza
kandi nizeye ko n'uwo mwana tuzabonana amaso ku maso kuko ubwo akiriho agihumeka Imana ikomeze imurinde imuhe umugisha niko tuzongera tugasubira tukabonana. Murakoze cyane rwose. nawe urakoze. uvuze bagenzi banjye dukorana hano ku ijwi ry'Amerika no mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Isatu Basumba uri aho ngaho i Kigali niwe watugejejeho amakuru yawe n'icyifuzo cyawe, nawe rero ashimirwe igikorwa yakoze cyo kugira ngo aduhuze dushobore kuguha umwanya hanyuma uhure na Nsengiyumva Aime. Rwose nawe bishimirwe cyane, ni umusore mwiza wakirana abantu urugwiro, na Imana ijya imwongerera mu kazi ke kandi Imana ikomeze ibaturindire rwose mukora igikorwa cyiza. Wagira ngo mwaje gufasha Rega Yezu no guhuza abantu n'abandi. Umusaza umwe bita Simeoni niwe wabunye ngo bamuzana Yezu muheka arashimira Imana. Nanjye ndashimye cyane kandi ndishimye cyane pe. Nabo mu rugo bose ndababwira nahora naga igishyika murashikagurika nota nabonye uwo nzamubona rwose ndanezerewe cyane. Icyubahiro kibi cy'Imana data uri mu ijuru. Urakoze cyane, ngaho ukomeze ugira ibyishimo, witegure kuzakira Aime, azagaruka mu Rwanda kandi muzanavugana vuba. Ngaho ukomere, nongeye kukwifuriza amahoro y'Imana. Namwe rwose murakoze. Agasaro Kaburaga. Agasaro Kaburaga. Ndifuza gukomereza ku nkuru y'undi mwana nawe ushakishwa, afite amateka ajya kumera nk'aya Aime Kamanzi. Nsengiyumva nawe yavanywe mu mirambo mu Bugesera, yitwa Nyiramugwera, yari afite imyaka 12 mu mwaka w'1994, arererwa i Kigali. N'uwahamuvanye waje kumujyana muri Canada, umuvandimwe we warokotse witwa Nyirabikorwa niwe umushaka. Yakoze urugendo rurerure ava muri Sake mu ntara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda azi Kigali ashaka ijwi ry'Amerika. Ikiganiro Agasaro Kaburaga naramuhamagaye turaganira. Allo. Oui, amakuru yanyu? Ni meza. Ni Nyirabikorwa Solange tuvugana? Amakuru yanyu mumeze mute mu Rwanda? Amakuru ni meza, nahoze nkurikira Agasaro Kabuze, ndagushakisha njyo za Kigali mbaza nimero ndaheba, nuko birangira ngiye kuri Facebook mbona ifoto, sinzi ukuntu twakwandikiye kuri internet, none ngize shaba ndakubonye pe. Imana igumugisha mbere ya byose. Wagombye kujya kunshaka i Kigali? Nagiye i Kigali n'urutano bita Sake. Sake ya Kibungo? Sake ya Kibungo. Warakubititse urwo rugendo rwose? Nararukoze kabisa kuzakubona, nako bimazaga nkurikirana Agasaro Kabuze, umva nkabura amahoro ndavuga nteko Mana yo mu ijuru umuntu nzamubona nteko, ariko gusa Imana igumugisha ubwo bwitange ukora kabisa. None rero urambonye tuganire, mbwira bimeze gute, twagufasha iki? Ikintu nashaka ko mumfasha, mfite mukuru wanjye mu ntambara 94, niwe mukuru iwacu, bamwitaga Nyiramugwera. Njye nari umwana muto iwacu. Yego. Intambara yaje kuba bageze mu Bugesera, baje kumutwara, haguye abantu benshi nyine ngo bamukura mu mirambo, ariko ubwo n'abantu bari kumwe babitubwiye. Yego. Arangije ajya kuba i Kigali, ngo ni umuntu w'umumama yabagaho, ariko ntabwo batubwiye izina, nabo ntabwo bari bamuzi. Amajije kuba i Kigali yatanze itangazo muri Croix Rouge. Yego. Asaba ngo nimba hari umuntu w'iwacu waba warasigaye ngo yabimumenyesha, noneho nawe tukagira akareba nimba hari umuntu waba usigaye nawe akaza. Ariko kubera ko nari umwana, nta muntu wigeze ubona ukuntu amusubiza. Ababyeyi bacu bose bari barapfuye, yaba mama yaba na papa. Nuko hashize igihe, ubwo ngeze mu wa 6 primaire, nibwo abantu baje baratubwira, ubwo ntabwo twumvaga iradiyo, baratubwira ati wa mwana wanyu ngiye atanga itangazo avuga ko ari muri Canada, wagize umuntu waba warasigaye ngo yabimumenyesha.
ubwo rero nari umwana ntagikurikirana, mfite mukuru wanjye nawe twarakurikiranaga tumaze umwaka urusha undi imyaka 2, ariko baho mariye gukura nakurikiranye agasaro kabuze, nagize ikintu mu mutima ndabana nanjye wagushakisha nkareba ko waza, nabonye ujya ukorera abandi uwo murimo rwose, ni nanjye wenda ko wamunshakira, kuko kuva ubwo nta kandi kanunu twari twamenya. Nuko nyine ndavuga nti nanjye reka ngushakishe ndebe ko nanjye wazamunshakira nk'uko abandi ujya ubibakorera, nanjye nkabona ko iyo mpano yangirirwaho. Yego. Unyemerere nkubaze tubazo dukeya mpereye ku byo umbwiye. Nyiramugwera yari afite imyaka ingahe muri 94? Muri 94 yigaga mu wa 6 primaire. Ubwo urumva yari nko mu myaka 12 n'itatu gutyo. 12. Irindi zina rye rikabiri he? Bamwitaga Mukahaguma Rusake Kamemo, yari atarabatizwa. Iryo rindi ni irihe? Nyiramugwera Mukahaguma Rusake. Ndabikubaza kubera ko naramuka yiyumvise n'uwakumva umuvuga bakaba baraganiriye, yarigeze amubwira ko bamwitaga Mukahaguma Rusake Nyiramugwera. Icyo gihe yabimenya rwose. Ikindi nshaka kukubaza, iryo tangazo ryahise ryari muhe mwaka? Ni hagati ya 1996 n'ibihumbi 2000. Gerageza kwibuka. Itangazo arinyuzaho avuga ko ari muri Canada. Ni nko muri 1998. 98 kuko 96 yari akiri i Kigali ngo yigaga primaire, abantu baramubonaga bakaza bakatubwira ngo mukuru wanjye twamubonye. None se mwigeze mumenya uwo muryango w'umugiraneza wamukuye mu mirambo ukamurera? Oya, yahakuwe n'umusirikare, ngo umusirikare aragenda amuha umugore we, noneho baza gufata igihe barimuka ngo bajya kuba muri Canada. Umusirikare w'umunyarwanda cyangwa umusirikare w'umunyakanada? W'umunyarwanda rwose, ngo bari bavuye mu Rwanda, umuryango we barawimura babajyana kuba muri Canada. Uwo yagiye ari umusirikare cyangwa se yasezeye mu gisirikare? Ibyo ngibyo ntago mbizi, kuko natwe nta makuru abantu baba bari kuduha ngo bahuraga nawe. Ndakubaza aya magambo yose kubera ko utangiye yuvuze igisirikare cy'u Rwanda ni kimwe, yuvuze umusirikare w'u Rwanda woherejwe muri Canada. Ntabwo baba ari benshi boherejwe muri Canada bagiye gukora cyangwa se bajyanywe n'izindi mpamvu. Icyo gihe biroroha kugira ngo umuntu amwumve kandi amumenye bwangu. Kuva icyo gihe kugeza magingo aya nta handi wongeye ushakira amakuru ya mukuru wawe? Oya, nta handi hantu nigeze nshakira amakuru, kuko ubu nibwo navuga ngo maze gukura nanjye ngira curiosity kugira ngo mushakishe. Ariko yatanze amatangazo kuri Croix Rouge akiri i Kigali, arongera ageze muri Canada arongera atanga irindi tangazo. Urumva yabuze umusubiza kuko twebwe twari tukiri abana cyane. Yego. Niba ari muri Canada, niba kiriho n'ahandi yaba ari hose, nta kabuza tuzamenya aho ari, tuzamushakisha. Abantu bo muri Croix Rouge i Kigali tufite uko dukorana, dufite uko duhanahana amakuru, nabo nzabegera mbabaze, mfite aho nzanyura hirya no hino kugira ngo menye amakuru ya mukuru wawe. Nkunda guha umwanya nk'uyu nguyu abantu bashakisha babo, birumvikana kubura umwana w'imfubyi ukaba ushaka mukuru wawe mwarasigaye muri bake iwanyu, ariko ukavuga uti ndamushaka kugira ngo byibuze dufatane mu mugongo. Birumvikana hashize igihe kirekire, umubabaro ndawumva. Ubu ngubu Nyiramugwera Mukahaguma Rusake niba kiriho akaba kumva ikinyarwanda aracyumva, umwana imyaka 12 ntajya yibagirwa ikinyarwanda aho yajya hose, niba kumva niki wamubwira? Mubwira ijambo rikuvuye ku mutima. Nimba nyumva rwose ikintu namubwira
namubwira ko turiho twabaye abamama uko twasigaye turahari turi babiri ko tuvukana kwa mama n'abandi bana tuvukana kwa papa bahasigaye babiri. Kuri Imana yo mu ijuru ingiriye neza tukongera tukamubona twazashima izina ry'Imana kuko igihe kimajije ni kinini yaradushatse koko twarabimenye ariko twebwe kubera ubwana ntabwo twabonye ukuntu tumukurikirana azihangane turi bene mushorangabo turiho kandi turamukunda Imana itubabariye yazongera ikaduhuza. Solange Nyirabikorwa ndagushimiye cyane kuba warihanganye ugategeza kugira ngo ushobore kuza mu kiganiro kandi ndakwihanganisha ngukomeza ndizera ko uyu mukuru wawe niba kiriho abantu benshi bazamva iri tangazo bazagerageza kumugeraho nawe akagira ubwuzu n'ubwangu kugira ngo aze yegere abasigaye kwa Mushirangabo barimo wowe Solange Nyirabikorwa ndagushimiye cyane nkwifurije amahoro y'Imana. Imana iguhe umugisha rwose urakoze cyane. Shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ikiganiro Agasaro Kaburaga. Umwana w'umuhungu amaze imyaka 6 atandukanye na se kugeza ubu yaramubuze. Turi mu mwaka w'2016 kuri Goma. Umubyeyi yambukanye umwana we w'umuhungu w'imyaka 6 bageze hakurya baraburana. Uwo umwana yararongotanye atorwa n'abanyampuhwe baramurera kugeza amagingo ya ntagakuru kase ushakisha umwana we tuzi. Ikigo Inuka kiri mu mujyi wa Goma kitabaje ikindi kigo bakorana kiri mu Rwanda Maison Shalom kugira ngo bafatanye gushaka ababyeyi b'uwo mwana witwa Olivier Muhire Nyagahene bamwitaga Mupagasi bahitamo kwitabaza Agasaro Kaburaga nk'uko tubibwirwa na Richard Nijimbere umuyobozi ku rwego rw'igihugu wa Maison Shalom ari Kigali mu Rwanda. Ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane Veniste. None ayo makuru y'uwo mwana Olivier Muhire Mupagasi mwayabonye gute mwamenye mute? Amakuru y'uwo mwana yitwa Olivier Muhire izina rindi ry'ikinyarwanda mbona ari Nyagahene iryo niritazirano Mpagasi twayamenye tuyahawe n'abagenzi bacu bakorera mu ishirahamwe Inuka korera Igoma nayo ryatanguye umufasoni Margarita Barankitse yatanguje Maison Shalom abigize nk'uruhare ari nayo mpamvu dukorana ibikorwa bitandukanye. Rero baduhaye amakuru yuko uyu mwana Olivier bamwakiriye mu mwaka wa 2016 mu kwezi k'umunani hanyuma bagerageza gushakisha umuryango wiwe n'ababyeyi ariko kugera ino saha tuvugana ntabwo barabasha kuboneka. Niho rero dufadikanije twafashe umwanzuro kugira ngo twifashije Ijwi ry'Amerika mudufashe kugira ngo turabe ko uyu Olivier yosubira mu muryango kuko mu byo dukora turashaka cyane yuko umwana wese yokurira mu muryango akabona urukundo kuko niwo mwanya we ubereye kugira ngo ashobore gukurana iteka. None se muri ayo makuru mwahawe bababwiye ko Olivier Muhire Nyagahene Mupagasi yageze kuri Goma te? Olivier yoba yavuye aho yari asanzwe atuye aho yari asanzwe aba ari mu Irubavu ahahoze hitwa Gisenyi aho bita Imusale. Yavuye mu rugo ajanye na papa wiwe aciye aho bakunze kwita kuri Petite Barriere ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Igoma. Noneho bamaze kurengana iyo barriere
Olivier ntiyasubiye kubona papa wiwe. Bwinga atamubonye rero yatowe n'ishirahamwe n'umushinga witwa PAMI mu kifaransa Programme d'appui à la lutte contre la misère. Iyo nayo niyo yahejeje mushikiriza ishirahamwe inuka itariki 8 z'ukwezi k'umunani mu mwaka wa 2016. uko byageze muri inuka. Nta makuru mwaba mufite y'umubyeyi we, ntabwo yigeze amushaka, ntacyo mwamenye kuri iyo ngingo? Kugeza ino saha nta makuru twigeze tumenya yuko umubyeyi we yoba yaragaragaje kumushaka, kuko natwe bakitubwira amakuru ya Olivier hari mu kwezi kwa kabiri k'umwaka ushize, twagerageje guca ku bantu tuzi mu miryango y'abihaye Imana hariya i Rubavu, tugerageza kubaha amakuru nyine nk'aya ndababwiye, kugira ngo twumve ko bo badufasha ko Olivier yabona ababyeyi be, ariko batubwiye ko atamakuru bigeze babona, kandi n'abamufite muri inuka batubwiye yuko nta muntu n'umwe yoba yitwa ko ari umubyeyi wa Olivier yigeze amushakisha. Richard Nijimbere, umuyobozi ku rwego rw'igihugu wa Maison Shalom, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika, ufasha inuka kubona ababyeyi ba Olivier Muhire Nyagahene. Urakoze cyane Veniste kuri aka kanya nawe umpaye, no kudufasha kugira ngo Olivier asubire kubona umuryango wiwe. Twizera yuko ku bufatanye namwe Olivier agiye gusubirana ibyishimo byo kubana n'ababyeyi eka mbere n'abavukanye. Urakoze cyane. Agasaro kaburaga. Nahamagaye kuri Goma aho Olivier Muhire arererwa, turivuganira. Mu myaka 6 hamaze Ikinyarwanda cye ni gike, ariko twashoboye kumvikana, mbwira ko we azi ko akomoka i Kigali, ndetse ko ahageze yakwibuka aho aturuka. N'umwana ufite agahinda kenshi, avuga ko yifuza gusanga ababyeyi be. Babyeyi mutuye muri Gasabo na Kigali, kimwe n'abatuye muri Rubavu. Uwaba yaraburiye umwana we kuri Goma mu mwaka wa 2016, umwana witwa Olivier Muhire Nyagahene bakundaga kwita Mupagasi. Uwo mwana n'uwawe, tabara aragushaka. Umusozo w'iki kiganiro ndifuza kuwuharira inkuru yerekeranye n'ubumuntu n'urukundo byibumbiye mu bucuti. Ubucuti hagati y'abana b'abakobwa babiri, Umurundikazi Inamahoro Claudette n'Umunyarwandakazi Cyamazima Goreti, bamenyaniye mu mahanga muri Uganda. Baba pfampe, inshuti magara. Iyo babaga bari kumwe barangwaga n'ibyishimo, baseka ntibagere rutangira. Hashize imyaka 13 Cyamazima utuye i Kigali nta makuru ya Inamahoro afite. Ashakisha Inamahoro Claudette, bakundaga kumwita Mama Emma, akagira n'undi mwana witwaga Mugisha. Yaratuye mu gihugu cy'Ubugande ahantu haruguru y'isoko aho bitaga Masajja, niho muherukanye. Ariko kugeza ubu amagana nomero ye nkatangizwa n'abandi bantu, ubu nta makuru ye mfite rwose, narayabuze. Mumufashe rero mukamumbonera rwose, byashimishije cyane. Mwatandukanye kera ku buryo wumva biguhangayitse? Mwatandukanye ryari? Imyaka 13 rwose irashize. Kuva iyo myaka yose yishize ntabwo mwongeye kuvugana? Ntabwo twongeye kuvugana, mpamagana nomero ye ikitabwa n'abandi bantu bakambira ko atari. None se uramushakisha nkande? Nk'inshuti, nk'umuvandimwe, nkande? Inamahoro Claudette yari Umurundikazi. Yego. Nanjye ndi Umunyarwanda, ariko aho ngaho mu gihugu cy'Ubugande twarabanye, yari inshuti yanjye cyane cyane cyane, ku buryo kuba nta makuru yonzi rwose birampangayikishije. Ku buryo utekereza ko ashobora kuba ari ikibazo yagize, cyangwa se ni ukuvuga uti kuba tutavugana n'ibintu binumva bimbangamiye mu mibereho? Byose
ni kimwe wenda ashobora kuba hari ikibazo yagize ariko no kuba nta makuru ye mfite nabyo ni ukuntu mba bimbabaje kandi yari umuntu w'inshuti yanjye magara uburyo wabanye n'umuntu neza uba ukeneye kumenya amakuru ye kuba mbere twaravuganaga ariko nyuma nomero ye nakongera kuyihamagara nkasanga itariho kandi singire n'indi menya numva ari ibintu bimbabaje rwose. Aho yari atuye haruguru y'isoko ry'i Kampala wigeze uhagera urahazi? Ndahazi Masajya ndahazi narahabaye twarahaturanye. Muri iyo myaka yose yashize ko inzira zagendwaga ntabwo wigeze utekereza gufata bisi imwe izamuka ngo nawe ugende uvuga uti ndamushakira hafi ndebe ko namubona? Urumva ngewe ndi Kampala nza mu Rwanda naje nze gushaka maze kugera mu Rwanda rero maze gushaka ntabwo biba byoroshye umuntu yatugeze mu rugo aba yatangiye kubyara kugenda n'abantu urugendo rungana kuriya ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Wowe nta muntu wari uzi w'inshuti yawe muhuriyeho akaba n'inshuti ya Inamahoro ku buryo yaba umuhuza? Hari uwo nigeze guhamagara ndanamuhamagara kenshi nkajya mwohereza na message nkamuhamagara ntiwagiye ukamushakira ariko akambwira ngo yarahimutse wari ubashije kumenya wari umuzi nanjye muzi akambwira ngo uwo muntu we yarimutse yagiye gutura ahandi hantu noneho numva arashaka kubigiramo nka business ngo nimwoherereze amafaranga kandi akansaba amafaranga menshi ngo kugira ngo ahaguruke ajye kumushakira nta cyemezo cyemeza ko ayo mafaranga yonza kuyamwoherereza koko yari kujyayo ntako ntagize naragerageje rwose. Aho ari hose ni cyamwibutsa ko ari wowe n'akahe kantu mwakundaga kuganira n'iki mwakwanaga cyane kizamwibutsa yuko hari umuntu witwa Cyamazima Gore tumushaka? N'izina ryanjye byonyine bimenye ahita abyibuka izina ryanjye byonyine byamwibutsa kuko ibihe twabayemo ni byinshi iyo yabaga ngo Gorete gusa byonyine yahita abyibuka kuko wenda Cyamazima ntabwo twakundaga kurikoresha ariko Gorete nibyo yari azi cyane nibyo yakundaga kumpamagara. Akandi kantu gashekeje yego Korodete yigeze kujya acuruza amagi noneho rimwe araza kumpamagara ambwira ati ngiye kujya mu amagi kandi hari mu ijoro ati bambwiye ko bashaka ko bageraho vuba ati wamperekeza nta kibazo reka ngwerekeze turagenda kubera ko ari inzira ntari imenyereye mu kugaruka simbuka ngo ahantu mu mukingo ariko sinabugera hasi ndiruka nk'ibimetero nk'icumi n'ibimetero 10 rwose ndabyirukanka amaguru adakora hasi kubera kwanga kugwa. Korodete yarasetse araseka nubwo ari kuri radio ndabivuga yego yarasetse amajyari yiko yakubita hasi araseka arinyarira umva ndabivuga nubwo ari kuri radio rwose ariko ako kantu ntabwo yakibagirwaga. Noneho wakambwira ati nge mbonye wiruka nkajya ngo hari ikikwirukanye ukuguru kwanga kugera hasi kwanze kugera hasi noneho nge mpamyaho ndiruka. Umva Rodete twarabanye cyane yari inshuti yanjye ku buryo kutamuvugisha numva bimbabaje rwose. Birumvikana. Nongere ngushimire cyane kuba wihanganye ugategereza ko kano kanya kagera kugira ngo tuganire mu kiganiro Agasaro Kaburaga ndizera ko nawe uzakabona. Murakoze cyane Imana bari mu gihe. Agasaro Kaburaga karabonetse. Voice of America. Ikiganiro twari twabateguriye uyu munsi ni hano kirangiriye. Mbashimire mwese abo mu Bubiligi no mu Rwanda ndetse no muri Canada mwadufashije kugera kuri Aime Kamanzi Nsengiyumva. Nshimire abo mu mujyi wa Anvers mu Bubiligi ni Kigali mu Rwanda baduhaye amakuru ahagije yatumye tugera vuba kuri Dr Kaberuka Jean Bosco. Nshimire ubuyobozi bw'ikigo Maison Shalom mu Rwanda kimwe n'ubwa Inuka kuri Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mwaduhuje na Olivier Muhire Nyagahene mwana w'imyaka 13 umaze 6 atandukanye n'ababyeyi be. Mbashimire mwese kuba mutega amatwi muri benshi. Agasaro Kaburaga kugira ngo amakuru y'uwanyu mwaburanye atabacika. Nakagaruka mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana kwijwi ry'Amerika.